الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شمني كزوني بجويتك الله سبحانه وتعالى أمهور نمي شبساكارك ونمى إيمان محمد nabi we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzageza ku munsi w'imeruka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazazurwa muri abo, Allahumma amin. Amma ba'd, nyuma y'ibyo rero bavandimwe Islam, dusanzwe wenda tuganira ku gitabo cyitwa 40 majlisa, ibyicaro 40. Ariko muri aka kanya murihangana kubera ko turi mu kwezi kwa Ramadani, hari ibyo tugiye kuganiraho by'ingenzi kubera ko turi mu kwezi kwa Ramadani, kandi ibi bintu akaba ari ingenzi cyane kubera ko bifite umwihariko ukomeye cyane bavandimwe Islam. Mbere na mbere nifuje ko nareba cyangwa se twaganira ku ihali y'abayisilamu muri Ramadani. Harimo ingeri zigera muri 5, ya gatanu turayivuga twiruka kubera ko iteye ubwoba. Hanyuma izindi ngeri enye turazivugaho gatoya, hanyuma noneho tujye ku somo nyirizina. Uyu munsi isomo rirareba ku muhamagaro an-nida'u Ramadan ma'al ba'i'. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro wa Ramadani kuri wa wundi ugurisha, rwiyemeza mirimo cyangwa se business owner, cyangwa se uwo wakwita ufite ibyo acuruza cyangwa se ufite amazu akodesha n'ibindi byinshi. Ariko mbere na mbere turareba ingeri enye z'abantu muri Ramadan, umenye urwego urimo, umenye n'urwo ugomba kuburimo. Ahwalu nas fi Ramadan mutanawwi'a mutaaddida. Ingeri z'abantu muri Ramadan ziratandukanye, zifite imibare myinshi. Watahsabunahu jami'an wa qulubuhum shatta. Ubabarira hamwe, tuba turi gusarira hano hamwe, twese turi ku murongo umwe, ariko imitima yacu iratandukanye bavandimwe Islam. Hanyuma icyiciro cya mbere cyangwa se urwego rwa mbere, famina nasi man yatamanna bulughu hadha ash-shahr al-mubarak وقد التزم بطاعة الله قبل قدومه. hari abantu muri twebwe bicaye ahangaha Ramadan yamaze kwinjiramo, ubu ngubu dusanga aho turi kugera mu cya kabiri, baramaze kwitegura kera. Uwo ni wo murongo wa mbere. falamma balaghahu rabbahu iyahu shammara sa'ada al-judd wal-ijtihad fi ibadati Allah wa zada khawfihi wa raja'i. Ni ukuvuga ngo ukwezi noneho kwamara kwinjiramo, Allah bashoboje kwinjiramo, hanyuma noneho bakinjiranamo umurava, bakora ibada zigiye zitandukanye, bagarukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Washaghala naharuhu bidhikri wasiyam. Ugasanga ku manywa ya Ramadani barangajwe cyangwa se bashishikajwe no gukora adhkari zigiye zitandukanye n'igisibo cyabo gitunganye. Walaylahu bil istighfar wad du'a wal qiyam. Ugasanga nijoro ryabo barimo bararangwa no kwistaghfiruza cyangwa se kwicuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala, no gusaba Allah bamutakambira, ndetse no guhagarara igihagararo cya nijoro. fahuwa sa'idu alladhi tanalu bi'idhnillahi thawab wal ajru wal 'itq minan nar. Uwo ni wa muntu wamaze gutungana, wamaze kumenya ibyiza bya Ramadani, urimo urabyungukamo, kandi amaherezo ya Ramadani azarokorwa umuriro wa Jahannam. Allah aduhe kuba muri abo. Muri aha ngaha twicaye hashobora kuba harimo bamwe muri twe, ariko ni mbarwa abantu baba bameze gutyo. Ingeri ya kabiri, wal ba'd minhum idha dakhala alayhi shahr ijtahada fil ibada. Abandi nabo iyo ukwezi kwinjiye bahita nabo batangirana umurava muri ibada. tajiduhu muhafazan ala qira'ati al-Qur'an sabahan wa masaa. Ubasanga kumanywa basoma Qur'ani, nijoro basoma Qur'ani masha Allah, wa muaddiyan salatu at-tarawih wal qiyam, bagastarina za salatu at-tarawih, bagahagarara ibihagararo bya nijoro. Fa idha intaha ash-shahru 'ada ila ma kana alayhi min qabl. Ariko kwezi kwarangira
bakisubirira mu byo bari barimo wal iyad billah. Allah turinde kwa muri iki cyico. عاد إلى معصيتي فهذا لم يعرفه ربه إلا في رمضان. abangaba ntago bamenye umurezi wabo cyangwa se imana yabo usibye muri uku kwezi kwa Ramadan. كما قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله, nkuko Imam Ahmad ibn Hanbal abitubwira nagaragaza n'ububi bw'aba banagira ati bi'sal qawmi alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. ngo birahagije kuba ari wa muntu mubi uri mubi cyane kuba ntago azi Allah, ntago azi gukora ibadu usibye muri Ramadan gusa. Allah aturinde kuba muri abo. Iki ni igice cya kabiri cyangwa se ni ingeri dusanga cyangwa se ibyiciro by'abantu muri Ramadan. Ese icyiciro cyanjye nawe kiri he? Mu bambere cyangwa mu bakabiri? Reka tuvuga ba gatatu. wal ba'd min an-nas kana qabla shahr Ramadan 'asiyan mudayyan mufarritan ma 'alima bi tariq al-ma'siyah illa wasalakahu. Hari igiciro cya gatatu cy'abantu bananiranye ariko mbere ya Ramadan wasangaga barananiranye ibyaha byose babibonekamo nta nzira iganisha ku cyaha usibye ko bayinyuragamo. Inzoga yagiyeyo, abakobwa yagiyeyo, itabi yagiyeyo, ibintu byose abirangwamo. walamma dakhala alayhi shahrul karim, hamara kwinjira uku kwezi kuje umugisha, swamahu wa qamahu wa alafa ta'a wa a'lana at-tauba. yarangiza akinjiramo agasiba agakora ibihagararo akubaho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bikamubera impamvu yuko akora tauba nyuma y'ibyo byose. wal inaba akagarukira Allah, wa khashi'a akibombarika, wa baka fastafada min fada'il Ramadan. hanyuma noneho akibombarika akicisha bugufi, amarira akageraho akamanuka. muri iki gihe twabuze amarira kubw'ibyaha byacu. wenda ibyo simbitindaho kubera ko hari somo nshaka ko dukomeza, nuko ngira ngo ibyiciro bino mbivuge. hanyuma noneho uwo muntu hamwe n'ibyaha yari yarakoze yamaze gukora tauba, Ramadan, ukwezi kwa Ramadan kumugirira umumaro ukomeye. wa atharat fihi al-ibada, na ibada ari gukora zimugirira akamaro. wa wasala at-tariq, noneho Ramadan inarangiye anakomerezaho anafatiraho. fanala bidhalika al-fawz wal-ghufran. hanyuma iyi Ramadan ayikuramo intsinzi no kubabarirwa abavandimwe Islam. iki nicyo cyiciro byibuze nimba tubuze mu cyambere twakagombye kubonekamo. akazi icyiciro cya kane cyenda gusoreza icyanyuma turi busimbuke kubera ko ni kibi cyane. wal ba'd minhum, na bamwe mu bantu muri iki cyiciro, wama aktharuhum, abo noneho ni benshi, mwumva ukuntu bameze. yasumu naharihi wa yajtahiduna fil ibadat. bo ku manywa ya Ramadan bakora ibada zigiye zitandukanye, barasiba masha Allah tabarakallah. fa idha ata al-layl aftara ala al-muharramat. ariko iyo bigeze saa 12 gusa batoya zana, uyu mugabo wal iyad billah nta kindi afuturu usibye haram. hari benshi tuba tubona bafite isigara ku munwa bategereje ko Bilal atora zana bakahita bakora iki? bashyiraho isigara. hari ababa bahanye gahunda kuri WhatsApp ati eba nibatora zana ni wowe ndi bufuture. ubwo ari kuvuga umuntu batanashaka. abo nabo ni icyiciro cya kangahe bavandimwe Islam? cya kane. aba bantu ku manywa baba bafunze mashallah, abatanakubwira n'ijambo na rimwe ribi, ariko ategereje ko muadhin cyangwa se Bilal atora zana agafutura icyo bita haram. ni nabo benshi bi anwa'iha. none afutura haramu zigiye zitandukanye. uyu munsi yahereye ku sigara, ejo arahera ku byuma, ejo ajye ku mukobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. yantaqil min ma'siyatin ila ukhra, ava ku cyaha ajya ku kindi. kuwa mbere yafutuye isigara, ejo yafutuye ibindi. hatta sahar, kugeza igihe bigeze gute? mu gicuku. wa kana al-laylu ramadan laysa lahu wa ka'anna al-laylu ramadan
laysa lahu alaqati bin nahar, uwo muntu ubugira ngo ijoro rya Ramadani nta nubwo rifitanye isano n'amanywa ya Ramadani. No kuvuga ngo igice cy'ijoro aba ari shaytani, igice cy'amanywa ari umwemera. Nas'al Allah al-afiyata was-salama. Turasaba Allah ko yaturokora muri iki cyiciro. Muri kumva ibyiciro kari bine, ubwo ku giti cyawe, balil insanu ala nafsihi basira, umuntu aba yiyizi ku mutima we, walau alqahu ma'adhira, kabone nubwo yagukora iki, yaguha impamvu zingana, impamvu inganuru. Bitewe n'ibi byicaro tubonye, wowe urihe, nge ndi hehe, kugira ngo utambuke cyangwa se usimbuke mu cyiciro uve mu kindi, cyangwa uve mu cyicaro ujye mu kindi. Icyanyuma dusozerezaho, sinshaka no kugitindaho, uko ushobora no kugitindaho ugashiduka wabaye nkacyo. ألا يعلم هذا بأن المفرط هو الذي لا يكون لصيامه تأثير عليه، لأن من علامة القبول يومه الذي صامه أن يحيي الليال بالطاعة. mbere yuko ngera ku kindi, ese ntago uyu muntu ufutura amaharamu nijoro, ujya gukora ibintu bya haramu nijoro ku manywa akaba yasibye, yibwira yuko Ramadani kugira ngo igisibo cye cyakirwe ari nacyo kimuha itike y'ijoro yo gukora ibihagararo? Reka tuvuge icyanyuma tuhite twigira ku somo ryacu ry'uyu munsi rikomeye. wasinfil akhir, noneho abantu banyuma, minan nasi man yadkhulu alayhi Ramadan walakinahu thaqila, hari abantu binjira muri Ramadan ibaremereye, imeze nk'icyago cyangwa nk'icyorezo. Murabona covid kunije, cyangwa se bavuze ngo covid yongera igaruka abantu kuntu bamera. Hari abantu Ramadan iza bakamera nk'aho ari covid ije, bakagira agahinda, amadepresiyo akabica kubera Ramadan ije gusa. Yatamanna zawaluhu, barashaka kiva mu nzira bakikorera amabi yabo. Wantihauhu la ya'rifu fihi siyam wala alqiyam, abo bantu nta nubwo bajya baboneka mu gusiba, barya bihishe. Abo bantu nta nubwo bajya baboneka mu bihagararo bya nijoro. Yumva bavuze ngo uyu munsi turasarira ijuzu, uwo yakwebye nta nubwo azongera kugaruka, asarira mu rugo cyangwa se nanasara agafatanya iswala. Fahuwa min ashaqu khalqillah, abo ngabo nibo bantu babi bavanye mu Islam. Allah turinde kuba muri abo. Muri ibyo byiciro bine, wowe jewe ndi hehe? Ni ihe gahunda dufite yo kuvamo bavanye mu Islam? Icyo kintu twakagombye kugitekerezaho. Kuri uyu munsi wa none we rero, an-nida'u Ramadan, umuhamagaro wa Ramadan ma'al ba'i', kuri rwiyemeza. Ubundi dusanzwe tubona amawayiza agiye atandukanye ariko areba hose, ariko nifuje ko tureba abantu. Uyu munsi turareba al-ba'i', rwiyemeza. Ubutaha tuzareba umukozi cyangwa se umuntu ufite akazi, uburyo yakagombye kwitwara cyangwa se ibyo yakagombye kubona. Al-musannif rahimahullah aratubwira ati, umwandisi aratubwira ati, akhi al-ba'i', yewe rwiyemeza, wowe ufite amazu, wowe ufite amamodoka ukodesha, wowe CEO wa company runaka, we ireba ari wowe ukora cyangwa se utanga unagurisha ama service agiye atandukanye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atangiye adutorera isalamu, amahoro y'Imana abe kuri wowe, wa rahmatuhu, nimpuwe, wa barakatuh, n'imigisha isakare kuri wowe. Ngira ngo abasanzwe bakurikira isomo ryanjye twize ikijyanye na salamu, dusanga ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yanditseho igitabo gifite ibibazo bigera muri 28, nimba nibeshye, nimba atari Ibn al-Qayyim, hagati y'abo bantu babiri. Dukomeje rero aratangira, akhi muvandimwe, ya man tabhath 'anil kasb al-halal wa tatamanna, yewe muvandimwe, muri uku kwezi uri gushaka amarongo ya halal. Turabizi ko turavanga, wavanze umutungo wa halali na haram, ariko muri aka kanya shaytani zirafunzwe, turi kurwana no gushaka amarongo ya halal. Unabyifuza ko amarongo yawe yaba halal. Alafta nadharaka wa anta fi hadhihi ash-shahr, reba muri uku kwezi kwa Ramadan, ibi bintu byagufasha bavanywe Islam. Wa fi ghayrihi, na nyuma yayo, min shuhuri ila ma yali, ibintu bigiye gukurikira tugiye kubivugaho.
ihris ala tartib waqtaka fala taj'al ad-dunya akbar hamma. Gerageza upange gahunda, barnamij cyangwa se timetable, ushobora gukora gahunda zawe ariko niwibagirwe izuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nugire cyangwa se nutume inumbero yawe nini iba business yawe ku buryo ugeraho ukimiki ukima ibada zawe muri uku kwezi kwa Ramadan, kubera ko shaytani ziba zifunzwe. Nudakora ibada muri uku kwezi kwa Ramadan uzazikora ryari? Shaytani bamufunguye. إذا أخاف أن ينتهي الشهر وأنت لم تبدأ بعد بأداء النوافل. ugomba kugira ubwoba yuko iyi Ramadan dusigaje iminsi mike, ayyama ma'dudat, ishobora kurangira utaramaze kujya kuri gahunda ya nawafil yo gukora amasuna agiye atandukanye, mina sala, haba amasuna y'iswala wa dhikr ndetse na azkar. Birababaje kuba turi abayisilamu dufite amakampani Allah yaduhaye atari uko ubwenge bwacu, rimwe na rimwe twaragambaniye abantu kugira ngo tuyagereho, bikaba binatunanira kwicara mu duka ryawe mu byo ufite hatarimo n'umuswala. Udashobora kwicara ngo ubone mu mushaf ushobora kuba wafata Qur'an, uticara bisayine nizigera ngo ukore salatu duha, byaba ari agahinda, ari na aibi ikomeye cyane. Wa dhakara wa nahwuha wa dhikri wa nahwuha, ndetse na azkar zigiye zitandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, gerageza uhe buri kintu kuri kwacu. Nimba ari ibada uziharire ibada, nimba ari igihe cyo gucuruza ubikore kandi ubikore utinya Imana. Allah subhanahu wa ta'ala ratubwira muri Qur'an suratu Talaq aya 3 agira ati وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. umuntu utinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amuha gukora iki? Amuha ubusohokero bavanywe Islam, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, akamuha kuba yamuha riziki cyangwa se yamuha amafunguro mu buryo atateganyije cyangwa se mu buryo atazi nawe ubwe. Tawakkal ala Allah haqqa tawakkulihi. Yewe muntu ufite ibicuruzwa cyangwa se rwiyemezamirimo, iringira Imana ukuri ko kuyiringira. Fallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Kubera ko Allah agabira uwo shatse cyangwa se abuha amafunguro uwo shatse atanamubaruriye. Niyo bukeka ko iyo nzu yawe ukodesha abantu baguha amafaranga ari babandi ba betting abavanywe Islam, uri kwibeshya. Turi gushakira ubwinshi mu mazi, ahubwo turi kwirundaho umuriro n'ibitekerezo byinshi no kutaryama. Benshi twabuze ibitotsi kubera amaharamu dukora. Niba utekereza ko iduka ryawe cyangwa se boutique yawe itabi ari ryo rituma uzamuka utera imbere, uri kwibeshya abavanywe Islam. Allah aravuga ati yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Biragoranye kumvisha abantu iki kintu, kubona abantu bacuruza amatabi n'amayoga bakazamuka. Kuzamuka ntago ariko kugeraho bavanywe Islam. Kuzamuka ni gukora ibintu bikaguha umugisha, bikaguha kuruhuka k'umutima wawe. Muri aka kanya biba bibabaje kubona umuntu ari mu mazu atamenwa, afite security iyo ari yo yose ariko atabasha gusinzira, akarutwa na wa wundi uri mu nzu inyagirwa akagona ntanarote. Wowe ufite igitanda cya miliyoni 2 n'igice ariko kukiboneraho ibitotsi wabibuze kubera ko uri gucuruza ibintu bitemewe, kubera ko inzu yawe irimo abantu ba betting kandi uzi neza ibyawe bavanywe Islam. وهو الرزاق ذو القوة المتين. uyu Allah subhanahu wa ta'ala ibyo turi gushaka tumwiringire kubera ko niwe utanga amafunguro kandi niwe munyembaraga, ntakeneye ko tumuha amafunguro. Qala ta'ala, Allah ratubwira ati wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ngo babandi bemera koko biringire kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi rwiyemeza agomba kwisangamo cyangwa se gutekereza muri uko kwezi kwa Ramadan kugira ngo bimufashe no gukomeza al-hadhr, kull al-hadhr min tahawun bis-salah, kwirinda kuba yafobye ibijyanye n'amasengesho, au ta'khiruha, cyangwa se kuba yayakerereza. Fala khayra fi amalin yushghal 'ani as-salah, kubera ko nta keza k'umurimo ushobora kukubuza gusarira kugira. Bavanywe Islam, ibyo upanga byose
panga gahunda yawe, panga business yawe ku buryo uzagera hahandi uvuga ngo ndi gupanga ku buryo nakora hahandi nabona umwanya wo gusarira ku gihe, nasari qabliya, nasari ba'diya, nta bibazo mfite. Aho kugira ngo nkomeze nkore ninde mu kazi nanakereze n'iswala sinsarire ku gihe. Iyi niyo numbero yakagombye kuba uyu Muislamu. Ariko muri aka kanya uko tubona byinshi niko turushaho kuba busy. Wari ufite akaduka kamwe uri gusaba Imana amanywa nijoro, qiyamul layl zimereye nabi, ubonye ikiduka kinini na za swala zitegeko tayari watangiye kuzivamo. Ndi busy, urabona kwishyura imisoro n'ibiki, ibyo byose ni ibyo twiha cyangwa se ni impamvu zingana ururo twiha kandi tuzi neza utanga abavani mu Islam. Uri mu Islam uraha yakagombye kubatekereza niki nazakora kugira ngo ngere kuri rwa rwego nsari nkakora ibada zanye nta muntu ndi ku mutwe, nkasari nkakora zikar, navuga ngo ngiye gusaringa akazi na agataye. Bavani mu Islam nubikora gutyo Allah azabiguha kandi uzabaho neza. Uzagera no muri rwa rwego rumwe rw'abarabu tujya tubonaho baza kwicara no basigaye bafite akazi ko gukemura ibibazo by'abantu. Ikindi twihuse, akthir min al-badhl was-sadaqat, gerageza rwiyemeza mirimo muri uku kwezi utangemo amafaranga, utangemo isodaka. Wa ahris ala ta'addi zaka, unagerageza utangemo zakatul mal, kubera ko iki gihe nicyo cyiza cyo kuyatanga. Fama naqasa mali min sadaqatin, kubera ko gutanga isodaka no gutanga zaka ntago bigabanya umutungo, bali tazid, ahubwo birahongera nkuko twabibwiye n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Iki gihe nicyo cyo gutanga. Ariko usanga aktharun nas au aghlabun nas, usanga abantu benshi babika ahubwo barunda batazi n'igihe bazapfira. Ma indaka yanfat au ma indakum yanfat, ibyo mufite bizayenga. Hari abantu bamaze gutabaruka bafite amamiliyoni bahisha ahantu azayenga, cyangwa se bahaye abantu azaribwa n'abatarababo. Ibyo utanze rero nibyo ufite. Wa ma inda Allah baqi, ibiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo Allah yakubikiye, ibyo Allah afite nibyo bizahora. Kubw'ibyo rero rangwa no gutanga isodaka rwiyemeza mirimo. Iki nicyo gihe cyiza cyo gutanga isodaka no gusaba Allah ko yagutuburira umugisha muri gahunda zawe, bikagezagera kuri rwa rwego uzajya ukora ibada nta muntu kuri inyuma cyangwa se utirukanka, ufite abakozi bakurebera, wowe icyo ukora ari ibada gusa. Hari abantu bamaze kubigeraho bavani mu Islam. Hari abantu twahuriraga mu siti y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bicayemo bafite amakampani n'amakampani, we icyo ari gukora ari kwisarira, aravuga ati nzapfira hano, yirirwa mu musigiti. Ariko se twebwe ufite inzozi nk'izo nizi, ninde ufite gahunda yo kuguma hano? Ahubwo usanga abafite gahunda yo kuguma hano benshi nta kintu bafite, ahubwo bafite icyo bafite bakagombye kuguma hano, bariruka bashaka indonke z'isi. Alhaakumut takathur, Allah yatubwiye bitubwiye neza, avuga ati mushishikajwe no gushaka indonke z'isi hatta zurtumul maqabir, kugeza ubwo tugiye hehe? Mu marimbi. Bavani mu Islam, hari abantu birirwa bari gushaka icyo bita merikire muri Kongo, ariko bikarangira imitwe yabo bayimennye, abajura n'abandi bagiye batandukanye. Bavani mu Islam, kandi abo nta mukene burimo, abantu bafite amamiliyoni magana n'amagana bashaka kwiyongera. Turi kurundanya umutungo kugeza ubwo dusubiye hehe? Mumva, Allah duhe kugira umutungo ntutuyobore, ahubwo twe tuyobore mu byo dushaka. Ubundi kugira umutungo ni byiza iyo wamaze kumenya ko umutungo wawe ukemura ibibazo ufite, ntabwo umutungo wawe ari ukuyobora. Bavani mu Islam, hanyuma ikindi muvandimwe rwiyemeza murimo muri iyi shahru Ramadan, muri uku kwezi kwa Ramadan amashayitani bayafunze. Fatirana la takun kalladhi la tadhhar takhfidatahum illa fi awwalihi hatta yatakhallasu min albida'a alqadima thumma yakhruju aljadida fi akhirih bisi'r murtafi'. Rwiyemeza mirimo ucuruza, uyu nguyu ni umuntu ucuruza, reka gutanga promotion kubera ko ibintu byawe bigiye kuba expired. Reka gutanga ibintu byawe kugira ngo bikuveho ubyikiza ngo ni promotion, nurangiza kubitanga ubona ko bigushizeho, ugenda uzana ibishya, hanyuma nurangiza uzamura ibiciro
bizamuke bitumbagira utangire ubeshere essence utangire ubeshere na leta. Bavandimwe wa Islam dutinya Imana mu byo dukora. Bavandimwe wa Islam, aibu alaina wallahi ni gisebo kuba mu Islam yavuga ati reka njye guhahira kwa murokore kubera kari utangira angahe ari utangira make. Twe ntabwo turi Abayisilamu, ntabwo ducuruza. Ugasanga mu Islam aracuruza ariko undi ari kujya kwa murokore kubera katangira makeya. Reka njye hariya niho batibisha umunzani. Subhanallah, wa mucuruzi. Ese waruzwa turi muri Ramadan? Nudatinya ibi bintu uzabitinya shaytani yafunguwe koko? Uri kwibisha umunzani kandi ufite suratul mutaffifin yaje vuga kubibisha iminzani. Bavandimwe Islam, muri Ramadan twarangiza ngo turi gutinya Imana. Ese bya byiciro twabonye turi hehe none? Nituri gushaka ahubwo Ramadan ive mu nzira, ahubwo none tukarage neza. Dutinya Imana rero kuri ibi ngibi bavandimwe Islam. Nitukajye tugurisha ibintu ngo twibishe iminzani. Amilin nas bimithli ma tuhibbu an yuamiluka bihi. Gerageza ubanira abantu unabahe service nziza nk'iyo wumva wowe washaka ko baguha. Bavandimwe Islam, intumwa y'Imana yaratubwiye ati kalimatu tayyiba as-sadaqa. Noneho idini ryacu kunari ryiza no guha service umuntu aje kukugana, aje kukugurira ikintu, kumubwira amagambo meza, as-sadaqa nayo ni sadaqa. Ahubwo usanga dukora iki? Twihuguza. Bavandimwe Islam, mu kwihuta rero alayka bi wafa'il ahd. Ikindi ugomba kurangwa nacyo wewe mucuruzi, by'umwihariko reka mvuga abatayeri nabo barazamo kuko nabo ni barwiyemeza. Gerageza subhanallah wuzuze inshingano zawe kandi utange indagizo. Ibyo wiyemeje ubitangire ku gihe. Ubu hari abantu ejo bundi tuzadodesha amakanzu tuyambare kuri 6 Shawwal twari kuyambara kuri Eid. Siko bimeze? Akubwira ati wallahi ejo saa 2 nzaba nyirangije. Ukishyura ukajya kuyifata muri 6 Shawwal ku munsi wa gatandatu. Akaba ari bwurira Eid ni kanzu yawe. Wararakaye, warihanganye. Abantu bababiswa cyane cyane abatayeri, mwihangane kubivuga gutya kubera ko ni ibintu bimaze kubaho ku buryo umuntu hari n'abasigaye bazana Qur'an bakabarahiza ati rahira kuri Qur'an uzama kuri 29 ati we nzayigo hejuru akanayirenga. Usibye ko no kurahira kuri Qur'an ari ibintu bitigeze bigaragara mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Batayeri, bantu bagurisha imyenda, mwibeshya abantu, gerageza wuzuze inshingano, urye bike aho kugira ngo urye ibintu wabeshye. Kubera ko arisk cyangwa se umutungo utangwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo bwinshi uzabona aribwo busobanuye kugera ku byiza. Niho hahandi umuntu afata amafaranga menshi yabonye koko ariko ari kuyabona mu kubeshya. Ejo agaterura imodoka cyangwa se agafata imodoka yagenda igakora accident, y'amafaranga yabonye akahita ayakoresha iki? Ayakoresha imodoka. Byose bikaba bihombeyemo, akagura ikintu yarakeneye kigahita cyangirika. Niba dushaka umugisha mu bintu rero dufate ibyo dushoboye, tubona ko tuzana tanga indagizo, ibyo twavuze tukabitangira igihe. Iri somo riri kureba barwiyemeza. Hanyuma ikindi, dalili y'ibyo turi kuvuga hano, Allah aravuga muri Qur'an, wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Allah aratubwira ati mujye muzuza isezerano kubera ko muzaribazwa ku munsi w'imperuka. Ibyo ni itegeko guturuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhil ba'i, yewe rwiyemeza, waffaqaka Allah hadara an yakuna fi bida'atuka shay'in mimma harrama Allah. Itonde yewe rwiyemeza mirimo, wirinde kuba wagurisha ibintu Allah yaziririje. Kuba abantu bagura ibintu muri wowe bishobora kuba bitemewe, bijyanye n'urukozasoni, wa dukhan n'amatabi, wa ashritatul alvideo n'amavideo adahwitse, wal ghina ndetse n'imiziki, wal alat al-azf ndetse n'ama instrumentale, cyangwa se kugurisha ibintu
byo kuririmbisha wa awani dhahabi wal fidda, ndetse yewe mucuruza. Kubera iki? Kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, nimuzanywere mu byombo bya zahabu na feza. Nanone muvandimwe mu Islam, ayuha albai' yewe rwiyemeza, ta'lam khuturatu alghish wan nusus alwarida, urabizi ububi bwo guhisha cyangwa se bwo gutirisha, bwo kugurisha ikintu gifite inenge. Wa minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam, imvugo y'intumwa y'Imana iravuga ati man hamala alayna silah falaysa minna, umuntu uzadutunga imbunda ntago ari umwe muri twe. Wa man ghashana falaysa minna, n'umuntu uzatirisha cyangwa se akabeshya ntago ari umwe muri twe. Bya bindi byo kwibisha iminzani n'ibindi byinshi byo guhisha inenge. Wa iyyaka akhi mubarak min an-najash, irinde umucuruzi kuba wakoresha mugenzi wawe kugira ngo mushyire ikintu ku giciro kiri hejuru, kugira ngo umuntu naza akigure ku giciro kiri hejuru. Ibyo bintu bikunze gukorwa n'abacuruzi cyane. Ugasanga umuntu aje kugura ikintu, bafite mugenzi we babyumvikanye, uza akahita ashaka kukigura ku mafaranga menshi ariko atagambiriye kukigura, kugira ngo wundi bari kumwe abone agaciro kacyo, ahita avuga ati cya kintu kirahenze. Izo gahunda zirakorwa cyane hariya ku maposta. Allah turinde nihagira umuyisilamu uboneka muri izo gahunda. Biqawlihi, intumwa y'Imana iravuga ati la tanajashu, nimuzazamurana ibiciro mu bicuruzo. Hanyuma ikindi ndi kugana ku musozo, wa min al-ghish ikhfa'u 'ayb bida'a, no mu kugutirisha twabonye ni ukuba wahisha inenge y'ikintu. Ugiye kugurisha imodoka, urabizi kishaje ariko isize irangi ryiza cyane, usize moteri irangi kugira ngo igaragaze ko ari nshyashya kandi ishaje. Ugiye kugurisha ibintu, ufashe amakara meza yashize hejuru, incenga uzishyize munsi. Ibyo bintu byabaye ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, gihe yajyaga mu soko ikazamura ibiribwa, yareba munsi ikabona hari ibyanambye, ikahita ibaza umuntu uri kugurisha, ibi ni ibiki we umuntu ugurisha? Aramubwira ati nuko izuba ryabikubise ariko byari bimeze neza. Aravuga ati ibi bintu ntago bihwitse, wakagombye kuba ari byo ushyira hejuru, uza kugura akabibona, akabigura bijyanye n'igiciro cyabyo. Icyo gihe niko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yamubwiye. Hanyuma mu gusoza, akhi iyyaka wal ghadr wal khiyan, uvandimwe Islam, irinde kwiba no kurangwa n'ubwangizi cyangwa se kugambana. Wa akal amwal an-nas bil batil, no kurya umutungo w'abantu mu bintu by'amahugu. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam likulli ghadir liwa indahu stawi yawm al-qiyamah yarfa'u lahu biqadri ghidaru illa wala ghadir a'zam ghadran min amir amma. Nukuvuga ngo ku munsi w'imperuka abantu bakora ibyo bintu, bavandimwe Islam, bazaryozwa. Ud'u Allah an yu'inaka wa an yaghniyaka bihalalihi an haramihi. Asoza asaba cyangwa se akugira inama yo gukora iki? Yo kuba Allah wamusaba akagushoboza ukava muri izi gahunda zo kurya ibintu bya haram, ahubwo ukabyira ibintu bya halal. Wa wundi ufite inzu yo kubetingamo, ntaga amafaranga yawe ashingiye muri haram, ushobora no kuyiha umuntu wa halal kandi akaguha umutungo umeze neza. Aka kanya niko ko guhinduka, abavandimwe Islam. Nimba udahindutse nonaha, uzahinduka shayitani bazifunguye. Nimba udahindutse nonaha, mu gihe imiryango ibifunze y'umuriro, tuzahinduka ryari bavandimwe Islam? Nyuma ya Ramadan abandi batangiye gusubira mu mabi. Ni muri aka kanya ko gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadufasha akadushoboza kuba twava muri ayo mabi, kuba twatangira gucuruza amasigara tukayavanaho, kuba twatangira gukora ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba bihabanye n'amategeko y'Ubuislamu, ndetse na wa munzani wawe ukawuregera neza ugasubira ku murongo
aka niko kanya keza kukubikora. Nitutabikora nonaha bavanywe Islam, nta kindi gihe tuzabona, nta yandi mahirwe dushobora kubona. Uyu munsi ushobora kuba ari uwanyuma, iyi minsi ishobora kuba ari nka chance baguhaye kugira ngo wisubireho, naho ubundi bitari ibyo bazadukorera icyo bita istidraj. Istidraj ni ukukureka ukakora ibyo ukora, ubundi umunsi bagufashe mpiri bakagufata ibintu byose noneho warabirunze. Allah ati sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tuzabareka batera imbere bidegembye, wa umli lahum inna kaydi matin, ubundi tubafate mpiri tubagwe gitumo. Byukuri bavanywe Islam, Allah turinde kuba muri abo bantu. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatubabarira aho twakosheje, ndetse basaba imbabazi yuko wenda uwo nakomerekeje ntago ari ubushake bwanjye, no kugira ngo tuganire ku muhamagaro wa Ramadan, by'umwihariko kuri wa wundi rwiyemeza n'ushaka kuba rwiyemeza ibyo yakwirinda. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.